none usinzira shushu iyo pfumbase udakunda. Hey, pourquoi l'amour c'est compliqué? Maintenant tu m'as assassiné. Oh my God! Wow! Oh my God! What's up, Rwanda? Hello, hi. Muraho. Okay. Uyu munsi nkuko mwabonye ku mutwe w'ifito tujye kuganira ku bintu bishimishije. Nabonye mukunda story time, so ya video nari nakoze y'ibintu byambaye nkigera muri Canada, nabonye abantu benshi barayikunze, so umunsi ngiye kubabwira bimwe mu bintu byantangaje cyangwa byantonze ngera muri Canada. Nyiriwe muraho, murakaza neza nk'ibisanzwe, ngende nene. Kuri Rwanda tuganira ku tuntu tundi ku buzima bwo mu mutwe, imibereho myiza, imibanire. Buri gihe ndi kuvuga ibintu bitanibuka ikiganiro bashyiragaho kuri TV, bandika ibintu byose ndi kuvuga ngo ubuzima, imibanire. Sinibuka umuntu akoraga icyo kiganiro nkabona birarenze. Narwo nari nzi ngo imibanire, ngo imibereho, ngo ibyo ni ibiki. Anyways, iyo ndi kukavuga mba numva ndi umunyamakuru urenze, mba numva ndenze. Okay, let's get to the video. Mu Cyongereza babyita nka culture shock, aho ugera mu kindi gihugu ugasanga culture yabo itandukanye na culture yawe. By the way, hari video ndi gutegura ku bijyanye na culture, umuco. Abanyarwanda benshi ntabwo tuzi umuco icyo bivuze. Tuzi ko umuco ari ukwambara imikenyero cyangwa ukambara ingutiya, niba uri umugore ukaba ucecetse utavuga, utari ngo igishegabo, n'ibintu nk'ibyo by'ubufu bitakijyanye na 2020. Anyways, tugomba kumenya umuco icyo bivuze, kuko tuvuga ngo abantu bataye umuco kandi ari twebwe twawutaye kubarusha. Dusubiye kuri video tujye gukora uyu munsi, izo culture shock. By the way, mugomba kujya mushobora kumva ndi no kwigisha Icyongereza. Video zibanza nararwanaga no kugira ngo amagambo yose nyavuge mu Kinyarwanda, kuko video mbanza nazikora abantu bakuri bumva Ikinyarwanda n'ikirundi, kuko mu by'ukuri it's just like tuvuga ururimi rumwe, turi bamwe. Hari n'abakongomani bavuga Ikinyarwanda, so bavuga Ikinyarwanda bose, so ariko ntabwo nzongera kujya nirwanya kugira ngo ibintu byose bivuge mu Kinyarwanda. Hari ibintu nzavuga mu Cyongereza kugira ngo bigufashe nawe kuba wakwiga Icyongereza. Mu minsi imbere muzajya munyishyura kugira ngo kuri buri jambo ry'Icyongereza utaruzi uwo munsi wamenye kubera nene kishyura. Anyways, culture shock rero ni icyo ngicyo bivuze yuko baba bageze ahantu ugasanga culture mu Kinyarwanda ni umuco. Nubwo utazi Icyongereza avuga ngo culture. Nkumbuye kujya mu nsengero zo mu Rwanda, pastor akaba ati nubwo utabuze Igiswahili uvuga kucyana gutya, hindukira ubwire mugenzi wawe ngo pastor aravuze ngo aragukunda. Mva muri iyi video ndabona ndi kujya, reka dusubire kuri video. So culture shock, ugera ahantu ugasanga umuco waho ngaho utandukanye n'umuco wawe, aho ubashoke ukumva umuco wabo ntubaho cyangwa ibintu nk'ibyo, ugashaka nyine uko wa justinga. Ikintu cya mbere rero cyantonze muri Canada, bafite umuco muri bisi. Bisi ntago urabona mu Rwanda ugera ku cyapa mukinjira ukicara, okay, kera kumva bati twagiye, ariko nta kumva birukibaho. So ibyo rero byose shoferi atekereza ko mwicara kugira ngo agende, na mbere yuko ava mu iyo ukanze ku cyapa ngo muvemo, bisi irabanza igahagarara ukamenya kuvamo. Muri Canada rero mva barihuta, bisi zabo zigendera ku isaha. Hari application uri kurati ku cyapa cyitwa yenda Craig Flower n'iki ngiki, bisi iraza kuhagera saa 4:05.
iyo ikererewe hari igikererwa wenda nk'iminota 5 cyangwa ikaba cancelled, ariko akenshi iza ku gihe cyangwa ikaza mbere, cyangwa haba hari difference y'iminota nk'itatu cyangwa 4 yonyine. Ibyo nabyo byarantonze. Iyo misinze bus utegereza indi minota, hari aho usanga icyo cyapa bisi zihaca buri minota 15, ku buryo mbere y'iminota 15 nta bisi ntabwo uri buhave nyine. Niba wari ufite gahunda muri iyo minota ukabura kererewe birarangiye, cyangwa ukajya gufata taxi voiture kuko iri scheduled. Ntabwo utegereza gutya gusa ngo mu minota 3 ngo yenda iraza ngo ntiza, ubu uri kubireba aho ngo schedule ibihari y'igihe bisi iri buzire. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, muri bus ntabwo shoferi ategereza yuko wicara ngo amenye kugenda, cyangwa wowe ngo utegereze ngo bisi nimara guhagarara umuryango ugafunguka ngo nibwo uhaguruka mu ntebe yawe. Reka ubwa mbere naringize nzi ko abashoferi banyanga, ninjira muri bisi, nkinjira agahita afunga umuryango, bisi igahita ikomeza ikagenda, nkagenda mfata gutya nenda kugwa, mva nari nkutse amenyo. Nuvuga ngo iyo ugeze muri bisi irakomeza, wowe ukagenda ufata ku ntebe wiyaranja kugeza ukuri bwicare. Ntabwo shoferi ategereza ngo banze ngo wicare ngo maze kugenda. Hari n'igihe bisi yandengeje icyapa, kuriya icyapa bisi hagera mugahagarara mukavamo mwiri kwiryagaroya. Iyo uri kubona icyapa cyawe ahantu kiri uzi aho uri buviremo, uratangira ugahaguruka ukagenda ukajya kugera ku muryango. Shoferi ahagarara ku cyapa afunga umuryango, wowe uri ku muryango deje, ntabwo ari bwo uva mu ntebe yawe. Iyo uhaye ngo nibwo uve mu ntebe yawe, uri aho ngaho arasohoka, shoferi agafunga umuryango agakomeza. Ikindi cyantunze nuko muri bisi haba hacecetse, nta radio ivugamo, nta muziki ubamo. Kandi mu Rwanda namenyere ko muri bisi muba muri kumva ngo radio yini cyangwa muri kwiyumvira imiziki cyangwa iki, ikareka. Hano ntabwo byemewe ku making noise muri bisi, mugenda kabisa mucecetse. Hanyuma niyo ugiye kuri telefone akanya kanini uri kuvuga cyane, abantu bose batatangira kukureba ikijisho. Ni ukuvuga ngo niba uri no kuri telefone umva, usko mu Rwanda umuntu yabaga mvuze igikiga, mu Rwanda umuntu yabaga yicaye kuri ya ntebe y'inyuma akajya kuri telefone, na shoferi akajya yumva ibintu ari kuvuga. Ngo rero ngo bya birayi ngo bihate ngo bitekemo imvange, bisi yose ikaba izi ibintu muri buryo uwo munsi. Cyangwa niba muri kuvuga umukobwa cyangwa muri mu matiku umuntu mukamusotora, bisi yose ikava muri iyo, abantu bose bari muri iyo bisi bakava muri bisi uwo muntu mwasotoye bamuzi de A Z. Ari ibintu bitabareba. Hano uri kuri telefone, ntabwo abantu batari muri conversation yawe bibareba, so utangiye kujya gutya baba bari kureba kijisho. Ikindi, ya myanya y'imbere baraguhagurutsa iyo haje like umugore utwite, umuntu uri mu igare n'ibiki byose, like ya myanya y'imbere ibiri reserved. Kindi cyantonzera kuri bus, ku bijyanye na bus ndumva ari ibyo ngibyo byantonze cyane. N'ukuntu basigirana espace, ni ukuvuga ngo iyo winjiye muri bus umuntu yicaye hano urasimbuka iyi ntebe ukicara hariya. Ubu birumvikana kubera covid, ariko bye byantonze covid itaranabaho. Tumenyereye mu Rwanda ko ubwira mugenzi wati kiraho twicarane. Ahangaha ujya kubyiga mugenzi wawe uko bisi yuze nyine, nta kunde ko ntabwo winjira muri bisi ngo ituza gusa ngo utangire ubyiga umuntu. Ngira ko byanye n'imodoka ku jaywalkinga barakwandikira nkaho uri imodoka. Ibyo ni ijambo rya kabiri ry'icyongereza wize uyu munsi, so mutangire mu nyohereza amafaranga. Ku jaywalkinga ni ukuvuga ngo hano ufite ahantu habugenewe ugomba kwambukira, hari zebra cross, hari naho usanga hari amatara. Yenda nzakora vlog mbereka ukuntu ko kwambuka umuhanda muri Canada, kuko hari akaboro ukandaho kugira ngo bakwemere. Mbese nawe umeze nk'imodoka, ko imodoka ihagarara igategereza jaune ikavamo rouge, orange. Niba ari jaune niba ari orange, ari amabara ntago iriya bara mbabura ntazi icyo ari cyo. Hazamo vere ukamenya kugenda nk'imodoka.
n'umuntu rero urategereza akaboro kaho abantu bambukira iyo utagomba kwambuka akaba ari ikiganza cy'umutuku igihe cyo kwambuka cyagera bakerekana akantu kari kugenda gutya gasa umweru ngewe rero nza ntabizi simenye ngo bakandahe noneho no kwambuka nuvuga ngo polisi kubonye uri kwambukiranya gutya hagati barakwandikira itike nk'uko polisi yakubona uciye kuri feruje cyangwa ikabona warengeze speed nawe iyo bakubonye wambukira ahantu hatabugenewe kwambuka barakwandikira itike nta bintu byinshi ibyo tukivuga nibutse umuntu waneye inkuru akiza muri Canada yihaye kujya kwambuka kuri highway ntabwo bishoboka kwambukira kuri highway imodoka zose ziri kugenda vuba noneho washaka kwambukira hagati ya highway ngo ategereje ngo ko imodoka ngo ziri bugabanuke ngo acicikanyemo hagati hatabugenewe kwambuka abatazi highway ni ya mihanda aba ari minini cyane noneho bagendaho bihuta byatari umutipe rero ngo yavuyemo ngo ashaka kwambukira hagati bimutwara nk'iminota ingahe ari gushaka kwambuka noneho akajya agenda yagera mu gutya imbere akahita abona imodoka nyinshi zirashaka agasubira inyuma yo bahamagara polisi ngo hari umuntu uri gushaka kwiyahura bo baramubonaga bakabona biranbelievable ko umuntu yatekereza kuba yakwambuka highway gutyo kandi ibyo byose arashaka kuza kugera hagati y'umuhanda kugira ngo baze kumugonga rero wahamagara polisi ati hari umuntu uri gushaka kujya kwiyahura agiye kubona polisi iraje rwose iramujyanye bite byawe kuki ushaka kwiyahura njye niyahura bro njye ntabwo ndi kubivuga bisekeje ko atenge byabaye ariko umuntu wabivuze narasetse nendamo kwisoba ijambo rya gatatu ry'icyongereza uri bw'uyu munsi cyitwa PDA public display affection so abantu ba hano imico yabo nuko like bakundana nyine mu buryo buri public iwacu hari abantu benshi nkatwe twakuze tutanazi ko papa na mama hari ibintu bakora kuko twakuze bameze nkaho ari musaza na mushiki we you know what I mean utarabona papa na mama wawe banahana akabizu cyangwa bitana sheri cyangwa bakora iki iyo ugeze hano rero urumirwa abakecuru n'abasaza bari gusomana abana bafite imyaka 15 bari gusomana mu muhanda please no tukiza muri bus wajya kubona udutineja turimo gushowinga off kabona bari gusomana gusa kugira ngo mubarebe like which is so weird muri bus abantu bicaye nkariya kubona bari gusomana barangiza bakakureba so me I don't know the point maybe ngomba kuzabaza kugira ngo bambwire what's up ibyo baba bari gukora anyways uranagenda gutyo ugasanga mu muhanda like kuri lights kuri feruje igihe bategereje nyine ko feruje ihinduka bakaba baragwatiranye kugeza igihe feruje iri buhindukire so nkiza hano rero ngewe byanteraga umujinya kuko nabaga ndi lonely mfite ntabyita irungu mbese nyine ndi njyenyine nkumbuye abantu nkumbuye iki noneho uri single nko mu gihe cya Christmas abantu bose bakundanye wowe uri wenyine imbe uri kubukubita nta n'umuntu uri bugufata ukuboko basingo gushyo icyo ni kimwe mu bintu byongera depression man wumva uri ku isi wenyine iyo uri hagati y'abantu bari babiri nibwo wiranda konti ukuntu kabisa uri lonely nibwo wiranda konti ukuntu kabisa uri wenyine agahinda kakakwica tukivuga kuri ibyo ngibyo rero muri Canada hari irungu hari lonely byatari nuvuga ngo biragoye ku making a friends biragoye kubona inshuti kwa akenshi uva mu Rwanda ufite inshuti abo mwiganye abo mwakoranye abo mwakoze iki wagera hano nta nshuti nimwe ufite none abantu ba hano baba bafite nk'uduklik baba bafite utugroupe twabo tukuntu bazeranye rero kugira ngo uzatujyemo biba bikomeye none wanatugeramo kumva nago you don't belong kumva yino umeze nk'umuntu uvuye hanze ugasanga connection mugira nago ziri deep
excuse me, ntago ziri real, like ntago ubona ya nshuti nyanshuti wabwira uti rwose ibibazo byanjye ati uyu munsi ndumva mbabaye ngo museke ngo mukore iki, like aba ari connection ziri hejuru, like zitari deep, ari hazindi nyine muhura ati okay hari party twagiye twapatinze tujye kuri beach tujye gukora iki, ariko ntago biba biri bwa bushuti nyanshuti wa muntu ubuzi ko kabisa iyo ufite ikibazo yukoze iki aba ahakubereye. So urumva ni process ikomeye, biba bigoye kugira ngo uzabone umuntu nk'uwo. Ariyo mpamvu usanga akenshi abantu baba bafite abashuti bake, nyine bari ibikundi byinshi bishaka ku muntu wamo indani, hari igihe usanga ukomeza kugira inshuti yawe yo mu Rwanda mwakuranye, kuko iyo connection biba plus usanga wanashuri mukuru, kandi mu by'ukuri uko ugenda ukura niko kumakinga new friends bigenda bikomera, kubera ko ufite high standards, ufite wizi uzi ibyo ushaka n'ibyo udashaka, hari ibintu byinshi udatolera by'ama bullshit mu bushuti. Yenda iyo nisije twazavugaho ubundi, ariko icyo nshaka kuvuga nyine nuko ugera hano kabisa ukumva uri lonely byataye. Ikindi kintu cyantonze rero ni poubelle cyangwa garbage. Mu Rwanda hano ufata wa mufuka, kwanza mu Rwanda nabo mbere nkiri mu Rwanda, kera tukiba mu Rwanda twebwe gufite imifuka ibiri y'ibishingwe, imwe ari ibishingwe nyine by'ibiryo n'ibiki bibora n'ibishingwe bisanzwe. Hano rero haba ari nka 4 cyangwa 5, haba hari aho ushyira compost, ariho ushyira ibiryo, haba hari aho uri ushyira amakanzi niba ari wanyoye, n'amavide n'ibiki byose bya bindi biba recycle, n'amacupa n'ibiki byose. Haba hari aho ushyira ibintu by'ibikarito, haba hari aho ushyira ibiplastike, haba umva ni birebire. Kandi ngira ngo niba ntibeshye hari provinces zimwe na zimwe bihanirwa iyo utavanguye ibishingwe byawe, ku buryo bakwishyuza fine iyo basanze ibishingwe byawe utagiye ubirekuranya nk'uko ugomba kubirekuranya, utabishyize hamwe ngo amabase, ngo amacupa, ngo ibishyimbo, ngo sumbaze, ngo igikarito, byose babishyize muri gipubere kimwe bakaguca amafaranga. Ikindi kintu cyantonze, ntabwo nshaka ko iyi video iba ndende, ngiye kurekera mu kanya. Ibyantonze ni byinshi by the way, tugenda tubivuga n'amaseri, ubu n'amaseri y'ibintu bigutonda. Ndajya nshaka n'abatumirwa baze tuganire nabo bababwire ibyabatonze bakiza. So ikindi kintu cyantonze ni ukujya guhaha. So ngiye kwishyira hanze, natinyaga kujya gukoresha ikarita nishyura, kuko nabonaga ari ibintu ntazashobora kujyana ikarita kuri magaze urangije kwishyura. Nabonaga ari etape nyinshi, kandi nicyo kintu cya mbere cyoroha kibaho, ariko gutinya kwiga ikintu gishyashya byo ni ibintu bizatwica. Wa muntu iyo nshaka kwiga ikintu bashaka kukiga ndi njyenyine nta muntu uri kundeba, rero nkumva ninjya kwishyura nkiga kwishyura imashini abantu bari kundeba bari bunseke. Ariko ubu narabiretse, ntabwo nyitinya abantu bari bunseke. Iyo ntazi ikintu nyine ntagomba nkizi ndabaza nkakiga. Ako ni akantu kangombwa nawe kazagufasha mu buzima, ntukagira isoni zo kuba utazi ikintu, kuko nta muntu uvuka uzi ibintu byose. Anyways, kuko ntashaka gukoresha iyo karita, rero nagendaga kuri ATM nkabikuza amafaranga, none wajya gushopinga njyanye cash. Rero iyo ko shopping ufite cash, tuvuga ufite $50, uragenda ugakora imibare ati yenda imineke igura gutya na gutya, avoka zigura gutya na gutya, ugateranya ko bati okay ntago ndi buyarenze. Sinjye kuri Igice, ngeze nsanga ibiciro byanditse muri store ntago ari byo wishyura, ngo nago baba bakongerejeho tax. Mu Rwanda iyo ugiye kuri boutique niyo ikintu kigura 200 ni 200. Niyo ugiye mu isoko inyanya kadobo kageze muri anga simbisi, reka tuvuge ko akadobo k'inyanya kagura 2000, nyine nibyo. Hano rero niba kagura 2000, iyo ugeze kuri Igice bakongereraho n'imisoro, ugasanga wishyuye 2500. Waba utabiteganyije rero ukabura sebye kuri case udafite ahandi hantu uri bukure amafaranga.
anyways noneho yaba ari nk'ikinyobwa ari nk'icupa tuvuge ry'amazi cyangwa ryaki bagushyiraho taxe none bakakongereraho n'amafaranga ya recycling y'iryo plastic uguze. So ikintu gishobora kuba kiri hari wabonye ngo kigura 1000 ariko wajya kwishyura ugasanga ukishyuye 500 kuko batakubwiye ibiciro byose. So ugomba kugenda ufite amafaranga warengejeho kuri ibyo ngibyo ubonye aho ngaho.